Yes, nyemerera mwifurize ikaze wowe ufunguye ikiganiro kuri MGR online TV nkuko bisanzwe mubwira ngo rwakundi tugira gutyo tukazana abantu bagiye batandukanye bafite impano zitandukanye n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Umuntu rero turi kumwe hano uyu munsi biragoye cyane kubwira ngo twibwire kubera ko ni umuntu uzwi n'abantu benshi, ariko amaze igihe kinini cyane tutari kumwe nawe. Reka twongere tumuhe iyo chance yabwira abantu hanyuma nadusuhuze. Nkuko musanzwe mutumenyereye twazanye umukozi w'Imana hano Eric. Abantu benshi muramumenyereye cyane, mu minsi yashize twakunze kumutumira abaganiriza, ndetse akaba ari n'umuyobozi w'ikinyamakuru Hosiana TV. Nubwo tutakikibona cyane muri iyi minsi nageraza kubitubwiraho, ariko ni umuntu uzwi cyane umenyerewe n'abantu bagiye batandukanye, umenyerwa guhagarara imbere y'imbaga y'abantu benshi agira icyo yibwira. Ubwo rero tugiye kuganira bigiye bitandukanye. Ni ikiganiro kiri very randomly, tumaze hafi umwaka cyangwa umwaka n'igihe tutaganira, nuko dufite ibintu byinshi byo kuganira. Ubwo rero reka tukubite tubanguranya abantu badukurikiye mu kiganiro, cyangwa se mu gihe uruhare mu kiganiro cyacu mukora comment. Ibyo avuze nimba wemeranywa nabyo byane, niba utemeranywa nabyo nabwo nuko nkuko, kandi twe ntacyo biba bidutwaye. Hanyuma subscribe ntukibagirwe cyane cyane karungu. Hanyuma turakwakira rero officially umukozi w'Imana. Murakoze cyane Meze mu gihe turashima Imana. Tumaze igihe kinini tutabana, ariko ndibuka ko igihe cya nyuma twe turi kumwe dukorana ikiganiro yari December mu kwa 12. Icyo gihe mwatwitiye umwaka izina muri 2010, muri 2020, tugiye muri 2021. Ni kera haciyeho iminsi, burya muri iyo minsi yose iciyeho kugeza ubu ntabwo ntekereza ko abari bariho kirya gihe bose bakiriho, kandi hari n'abandi bashyashya babonetse. Rero nibyo gushima Imana yabarinze natwe ikaturinda, ikarinda n'abakunzi ba MGR. Muribuka izina mwisi umwaka wa 2021? Icyo gihe mwawise izina ngira ngo hari, niba nibuka neza, muri icyo kiganiro twari mu bijyanye no kuvuga ngo biremeye guhindura umuryango. Umuntu bafite ibintu byinshi cyane ko
tuba tuganira n'abantu batandukanye, ariko ntekereza ko wowe utabura kubyibuka nk'umunyamakuru. Reka mbera ngo nkubaza rero 2021 yinjira 2022 wari umwaka umeze gute kuri Eric? Icyo kibazo kirakomeye kandi ntekereza ko ari ikibazo kiryoshye mu by'ukuri, nanone gusa kirimo ibintu byinshi, ariko turagerageza kubisubiza mu mbundo. Wari umwaka utoroshye, wari umwaka ukomeye. Ntekereza ko ku rwanjye ruhande hari harimo ibintu byinshi byagombaga kutwigisha no kudukuza. Ikindi wari umwaka ugomba, donc Imana yateguyemo ibintu byinshi bigomba kudusunikira mu mugambi wayo, kuko kimwe cyo nemera, hari amaboko Imana igenda itegura mu buzima aduhererekanya kugira ngo atugeze mu mugambi w'Imana. Byanga byakunda, inzozi za Yosefu arota inzozi, kugira ngo zisohore hari amaboko yagombaga kumuterura akagenda amuhererekanya. Yagombaga kwangwa na bene se, yagombaga kugurishwa, ayo ni amaboko. Yagombaga gushyirwa mu rwobo rw'intare, mu rwobo bakajya gutanga inkuru kwa papa wiwe ko yapfuye. Yagombaga kuvanwa akajyanwa kwa Potifari, akageragezwa na muka Potifari. Ayo yose yari amaboko. So yagombaga kuvanwa aho ngaho twita ko ari ahantu heza yarageze, akisanga muri gereza, akagira ngo birarangiye, ariko kuko umugambi w'Imana utayoba, yagombaga kuhavanwa yerekera ibwami. Dushimira Imana rero muri neza. Nimba nubishe neza ugushobora kuba waranzwe cyane 2021. Oya, si cyo mvuze, kuko buriya mu buzima ubundi kwangwa bijyanwa no gukundwa, ni ibintu bisanzwe. Umuntu wese mu isi agomba kugira abamukunda, akagira n'abamwanga. Ibyo ni ibintu biri normal, kuko buriya uko uzakora kose ntabwo uzashimisha abantu bose. N'ubu hari abantu bareba ibintu ukora bya MGR bakavuga bati you are wasting your time, urimo uratakaza umwanya, ariko ntabwo bazi the reason why, ntabwo bazi impamvu igutera kubikora. So ushobora kuba ubikora utanabigamijemo indi nyungu, ariko bikaba bigushimisha. So rero iyo ushatse kubaho ubuzima bw'abandi kugira ngo unezeze abandi, utakaza kuba wowe, kandi iyo utakaje kuba wowe ukabaho ubuzima bw'abandi, nabwo ntubanezeza bose. Kuko buriya mu buzima muri iyi si, duhereye ku mwami wacu Yesu Kristo twigiraho, nawe yavuye mu isi adakunzwe n'abantu bose. Rero ntekereza ko gukundwa, kwangwa c'est normal kuri njyewe. Byose unkunda nandi amukunda, unyanga nawe nkamukunda. Njyewe ku rwanjye ruhande nta muntu nawe njyewe ntago, kuko njyewe I'm servant of God. Njyewe ndi umugaragu w'Imana, ntabwo rero njyewe nemerewe kwanga umuntu. Cyakora abanyanga bo bashobora kunyanga bivanye n'ikintu runaka, cyangwa se bivanye na information zitari zo, kuko abantu babanje kurwanya Yesu baramwanga cyane bataranamubona. Abantu bamwishyira mu mitwe baramwanga ataraza. So aje byamutwaye igihe, niyo mpamvu burya yamaze kubagize amahirwe yo kwiga ibijyanye na Bibiliya. Yesu yamaze imyaka 30 nta kintu ari gukora. Yari magambo yari muri preparation interne, yari mwategura mu buryo butagaragara. Hari imyuka yarwanaga nayo. So akora mission ye mu myaka 3 kandi ba successful. So rero nubwo yabaye successful, ntabwo abantu bose byabashimishije. Ntekereza rero ko byo gukundwa no kwangwa byo ni ibisanzwe, ariko njye mbona nkunzwe. Abari iruhande rwanjye mbona bankunze, abanyanga ubwo barabyigumanira ko nta nurabimbwira. Hari ubwo ku ruhande rwawe abakunzi benshi cyangwa abanzi benshi, abakugira umuntu nabaye? Ubundi ntafite abanzi najya gusenga Imana. Bibiliya iravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ibyo ntago bizanwa n'abakunzi.
ibyago amakuba ntabwo bituruka mu bakunzi, bigomba guturuka mu banzi. So Bibiliya ikongera kuvuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ibintu byose bigomba kukugerageza bigomba kunyura mu bantu. Imana ibinyuza mu byambaye umubiri nk'uwo nawe wambaye. So mbonye rero ahubwo bidahari najya gusenga ko icyo gihe naba mfitanye ubucuti bwa hafi na Satani. Ariko igihe cyose mfitanye ubucuti bwa hafi n'Imana ngomba kugira ibinyataka bivuye kuri Satani, kuko nanjye ntago mworoheye. Ahubwo nimba bahari ndabishimira Imana. Nuko bimeze, nimba bahari urabishimira Imana. Hanyuma Eric rero umaze igihe kinini udahari cyangwa se utabonana cyane, uhugiye mu biki? Wari umaze igihe cy'umwaka n'igice uri mu biki? Ni iki cyari kigufashe cyane kuko utaboneka imbere y'abantu? Murakoze cyane. Uti uhugiye mu biki ko umaze igihe umwaka n'igice ucecetse? Yes, ni byiza. Buriya mu buzima Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Iyo ukora ibintu by'umwuka ugomba gutegereza ko nyiri ukukuyobora aguha icyo ukora n'igihe ugomba kugikorera. Bitandukanye n'umuntu uyobora. Ako kubanzi ntekereza ko unzi wese n'icyo anziho, kereka waba afite ibyo yimagine mu ntekerezo ze, ariko unzi anzi nkorera Imana, kuko nta bundi buzima nabayemo kuva mfite imyaka 6 kugeza ku myaka mfite. Ni ubuzima bwo gukorera Imana. Yaba aho nize hose hatandukanye, ni ubuzima bwo gukorera Imana. Hanyuma ni byiza gusobanuza Imana ikiguhamagarira, cyane iyo uzi neza ko aho ujya ari harehare cyangwa ibyo ukora ari bigari. Imana iguhamagariye gukora ari ibintu byagutse, ntabwo ari byiza kubihubukira. Icya kabiri, nagombaga kubanza kwiga strategy z'igihugu njemo. Nagombaga kubanza kukimenya, nkamenya defo zacyo, nkamenya karite zacyo, nkamenya abaturage bagituye, nkamenya icyo bakeneye, nkamenya n'icyo bakennye. Kuko ushobora kubona icyo abantu bakeneye ntumenye icyo bakennye. Kabiri, gatatu, nagombaga kubanza kureba abandi bakozi b'Imana nsanze batangiye umurimo kandi bagomba kubyubahirwa, bamaze igihe kinini bakora. Nagombaga kureba aho bagiye banyerera, so nkahamenya. Nagombaga kumenya aho bagiye bazamukira, nkabimenya. Ibyo byose rero ntabwo ari ibintu byatwara umunsi umwe cyangwa ukwezi kumwe. Nubwo mbizi neza naranabisabwe cyane n'abakunzi banjye, by'umwihariko muri iki gihugu.
minisiteri unashobora kumva minisitiri yagatise umugabo wa minisitiri w'intebe bimeze biti. Donc ubwo kugira ngo dutandukanyije minisiteri n'itorero muri rusanzwe idini. Urakoze cyane. Ntekereza hari wenda ko twari bukoreshe minisiteri n'idini kuko ubundi itorero ryo rihisha ahantu hose. Itorero riri mu ibanga. Iyo bivuze ko ikintu kiri mu ibanga biba bivuze ko kitazwi ahantu giherereye. Gishobora kuba kiri mu bamizirima, gishobora kuba kiri mu bakatolike, gishobora kuba kiri mu ba Pentecoste. Ni ikintu kiri mu ibanga, for now ntabwo tuzi ahantu giherereye. So rero wenda dukoresheje ibyo bya church cyangwa se igreja cyangwa se idini mu rurimi rw'igiswahili, ntekereza yuko uretse inyito ariko ibikorwa bikorerwamo ni bimwe, bikorwa ko byose bivanye n'ababiteguye cyangwa bivanye n'aba nyiri iyo vision, bivana na vision umuntu afite, ko ntabwo ntekereza ko zose ari zimwe, ariko hari abahuza vision akaba imwe, akaba ariyo kuganisha gukura abantu mu byaha bayobora ku nzira ibaganisha kuri Kristo. Impamvu ni uko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. So rero iyo tujya kuvuga minisiteri ushaka gusobanura mu itorero cyangwa se mu idini, twitize iryo jambo ryitwa idini, mu idini runaka hashobora kuba harimo minisiteri nyinshi zitandukanye. So abantu hari abo bigora kubyumva bitewe n'uko benshi bisanze mu muhamagaro ariko bataragiye kugira ubwo bumenyi, kuko hari ukuntu umuntu yigishwa n'umwuka ariko akaba akeneye n'ubumenyi bw'isi ariho. Noneho hari n'ukuntu noneho umuntu aba ari mu bintu nta mwuka wamwigishije, nta n'ubumenyi bw'isi afite. Uwo muntu rero kumusobanurira ngo umubwire ngo minisiteri ni iki, idini ni iki, biba bigoye, biri very hard. Donc birakomeye cyane kubisobanura, ariko icyo nenda kuvuga nuko Yesu ubwe atuma abigishwa be barya, yatumye 70 yagiye yohereza babiri. So barya babiri yabaga bahaye minisiteri. Hari minisiteri zo gukiza indwara, zo gukora ibitangaza, minisiteri zo kuvuga ubutumwa, donc ni ibintu byinshi, gufasha abakene. That's why navuze yuko ushobora kuba ari minisiteri imwe ariko ikuramo minisiteri nyinshi. So rero sinzi ko nabibonera ikinyarwanda gifututse cyo kubisobanura mu ijambo rimwe, ariko mu mvugo igerageza umuntu yagerageza gusobanura ko yumvikana, nuko ni uburyo bwo kuvana abantu mu nzira y'umwijima ubayobora ku nzira y'umucyo. Donc no gufasha umuntu mu mahitamo yiwe kugira ngo adahitamo nabi, ahitemo neza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma iyo viziyo rero yo gushinga minisiteri yakujemo ite? Wasanze abakristo b'amaputo bakiri iki? Kuko batubwiye ko bafashe igihe cy'umwaka n'igice wiga field, wiga igihugu ujemo, icyo bakennye, icyo bafite, wasanze dukennye iki? Urakoze cyane. Icya mbere ntabwo ndi buvuga ngo nasanze bakennye iki, kuko ibyo ni ibyo cyo nasanze bakennye, ibyo ni ubushakashatsi bwanjye nakoze, ntasangiza abandi bose, ahubwo bazagenda babonera mu bikorwa, noneho bakagenda bavuga bati koko cya kintu twari tugikennye, twari tugikeneye. Ariko for now muri research yanjye cyangwa muri research yanjye nakoze, ntabwo nayisangiza abantu bose, ahubwo nzayibasharinga mu buryo bwa action, mu buryo bw'ibikorwa, kuko mfite ibikorwa byinshi ngomba gukora muri uyu mwaka ndetse no mu mwaka ukurikira. Kuko ubu tuvugana Imana niba ikidutije kubaho, already mfite plan d'action y'imyaka 3 y'ibyo ngomba gukora muri iki gihugu, irapanze already irahari. So ni ukuvuga ngo icya mbere cyo abantu nibitegura ko ari ibintu byiza kandi bigomba kubafasha. Ko wenda kimwe mu bintu abantu bakeneye ba hano kitari ibanga, abantu bakeneye ihumure, kuko abantu benshi babayeho ubuzima butari ubwabo, abantu benshi babayeho ubuzima bw'abandi, abantu benshi ntibashobora kwifatira decision bivanye n'impamvu zimwe cyangwa izindi. Sinajya gusengera kwa kanaka nabo umwanzo kwa kanaka, sinajya kwa kanaka. Donc abantu benshi babayeho ubuzima bw'abandi, ariko
mu nyigisho uko Imana izadufasha no mu ijambo ry'Imana tuzagerageza kwigisha abantu kwisobanukirwa no kubaho ubuzima bwabo, kuko buri muntu wese ni unique, arihariye imbere y'Imana. So umuntu akore nkawe, abeho nkawe, ubuzima bw'ubumana buri muri we abusangiza abandi, ariko yabanje kubaho. Boss, natinye kubaza iki kibazo. Umunsi wa mbere winjira muri iki gihugu, abantu banjye ba hafi bambwiraga ko Eric aje gufungura itorero. Abantu banjye ba hafi kandi bakabimbwira muri context banze usubiremo icyo kibazo neza kugira ngo nongere njyane. Umunsi wa mbere winjiye inaha muri iki gihugu cya Mozambique, abantu banjye ba hafi bambwiraga ko Eric nubwo ari kuvuga ko nta torero aje gufungura, ariko turabizi neza ko umuhamagara afite azafungura itorero cyangwa idini. Ndibuka ko tugeze kuganiraho urambwira tereka reka iyo gahunda ntayo mfite, cyo kurano barabinsaba natwe twajyaga babitubwira ngo uzadusabire, ariko gatubwira ati wapi. Noneho kugeza uyu munsi rero bitangiye ufungura ministeri, ugahari si rya jambo ry'abantu mwagenda risohora ukaba uri gutangira. Urakoze cyane. Icyambere ngira ngo dukwiye kuba dushimira Imana, kuko yaba abakugezeho ndetse n'abatugezeho ntabwo batubonamo ishusho y'ikindi kintu, ahubwo batubonamo ishusho yo kugira itorero cyangwa se gukora umurimo w'Imana. Icyambere, iyo abantu bakubonamo ikintu ni uko baba babona ko ugishoboye. Icya kabiri, iyo abantu bagira ubwoba bwawe bw'ikintu runaka ushobora gukora, ngo ndavunje muri faze y'abanyantege nke, ko hari n'abashobora kugira ubwoba bati none yaba agiye. So icyo gihe bikwereka ko hari inyenyeri kurimo bikanga. So ibyo rero nabyo ubundi Bibiliya iravuga ngo wari igihe umuntu azasanga icyo yatinyaga aricyo kimugezeho. So ariko wenda byoroheje kugira itorero cyangwa se kugira ibikorwa runaka bihuza abantu. For now twebwe dufite igikorwa cya ministeri, hanyuma kuko turi mu isi nk'Imana yaturemye kugira ngo dukoreshe ubushake bwayo. Ntekereza ko ibindi nayo izagenda itegura, ariyo ibiteguye ikabitwemeza, ntituzabura kubikora kuko turi hano kugira ngo dukore ubushake bwayo. Nyemera mubaze kino kibazo, iyi viziyo yawe wimanye imyaka ingahe? Donc uzi naha wari uyifite, kuko nakomeje kugira ikibazo ukiba mwikanga, kuki umunsi wa mbere wageze inaha abantu bakwikanze kandi ugasanga uri kwikwangwa n'abantu musa nk'abahuje umwuka muhesha iryo jambo. Kuki abantu bakwikanze? Iyo viziyo ni ikintu wamara igihe kinini baba bakizi cyangwa wayigize umaze kugera hano? Urakoze cyane. Urambajije uti viziyo yawe uyimaranye igihe kingana iki? Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 aravuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushyiriraho kuba umuhanuzi. So viziyo yanjye iranduta kuko ingana n'umugambi w'Imana, ingana n'ibitekerezo by'Imana kuri njyewe. Yewe ntarabaho, ntaranamenya ubwenge, Imana yari izi icyo nzaba cyo, yari izi n'icyo nkwiye gukora muri isi. Hanyuma yewe uko ngenda Imana impa umugisha wo kubyuka nkarabuka, niko iyo viziyo Imana igenda yakura muri njye. Hanyuma uko amaso yanjye agira ibyo abona n'amatwi yanjye akagira ibyo yumva cyane by'Imana, kuko iby'abantu byo buriya hari ikintu kimwe naje gusanga mbona no kukibwira abantu bakurikiye. Abantu benshi muri iyi si batinya kuvugwa, kandi nta muntu utavugwa. Wavugwa neza, wavugwa nabi, kimwe nuko nta muntu uhora avugwa neza cyangwa uhora avugwa nabi. Ariko kankubaze Umugisha, mu myaka umaze harabya byose, hari abantu benshi bamaje kwitaba Imana imbere yawe. Umaze gushyingura abantu bangahe bishwe n'amagara? Ntawe nzi. Rero bishatse kuvuga iki rero? Mboneraho no gutanga message nk'umukozi w'Imana. Wowe ufite ikigeragezo cy'amagambo cy'abakuvuga neza cyangwa nabi, humura. Buryo ikintu kitakwica ntikikagukerereza. So jya utinda kumva ijwi ry'Imana. Rero viziyo, bundi viziyo yaguka mu muntu
bivanye n'ikimana yamuremeye, kuko hari uwaremwe ariko hari n'icyo yaremewe. Mu byumba by'amasengesho urumva rero ikintu cyitwa amagambo shaba mu banyeshuri, urabitswe n'abanyeshuri bavuga abona babayemo. Nshimira Imana ko ngeze n'inaha Mozambique nahasanze abanyeshuri nayoboye ku kigo nigagaho no mu bindi bigo nari nyoboye ibigo 5 bihagarariye byose. So abanyeshuri harabona nagiye nsanga hano, mbishimira Imana. Rero kumeneka kw'amaraso si amagambo, kumeneka kw'amaraso ni ibindi bishobora kumvwa n'umuntu ufite ubwaguke bw'ubwonko. Ariko icyo nenda gutindaho rero ni ikizaza, nenda gutinda ku mwana wenda kuvuka. Iyo umwana avutse ibyishimo biraboneka, hanyuma kuvugwa cyangwa se wenda mbonera guha message ku bantu bagiye banyumva bakumvirike mu buryo buri negative cyangwa buri positive. Buriya nanone iyo umuntu yumva ikintu cy'uruhande rumwe akacyemera atarumva urundi ruhande cyangwa ataranabona n'uwo muntu bavuga, nawe ubwo aba afite ikibazo. Ko nimba umuntu ashobora kunyangisha igihugu cya Mozambique nkacyanga ntaragikandagiramo ngo nge nyirebere, ninjye uba ufite ikibazo. Mozambique nta kibazo bifite, ko Mozambique ibintu birera, Mozambique hari umutekano, Mozambique abantu bararya, abantu baracuruza. Ariko ugasanga hari umuntu wanze Mozambique atarayikandagiramo. Swat wayikwangishije nuko azi ibyiza byayo, ntabwo ashaka kuyigeramo kugira ngo nawe utabona bya byiza. Ariko umuhanga wo kureba aribaza kuki uyo muntu akomeza kumbwira ibibi bya Mozambique, kuki umuntu ambwira ibi. Ubwo natanze urugero ku gihugu turimo, wenda nirinze gukoresha izina ryanjye. Ngo bakureho Mozambique bashyireho Eric, ubu nta kibazo, byose ni kimwe. Tureke na Eric. Buriya niba umuntu aje akaza kukwangisha undi muntu, ugomba kwibaza impamvu uwo muntu amenya amakuru y'uwo muntu. Impamvu umuntu amenya amakuru y'uwo muntu akaba yayakuzaniye ariyo cyangwa atariyo, sibyo? Kuko nk'abantu benshi batanga amakuru yanjye 98% batanga amakuru batekereje mu mitwe yabo, bitabayeho bitari nabyo, sibyo? Ko impamvu yewe
donc njye ntabwo nkunda kubonana n'abantu ku buryo umuntu ankuraho amakuru. Umuntu mbona mu rusengero kugira ngo nawe kenshi niho mbona ko n'ubu niho turi. Rero kuvuga ngo niba umuntu agiye gutanga amakuru yanjye byerekana yuko ari ibintu we yatekereje mu mutwe we akabirema akabihimba akabijya kubitanga. Ubu rero sinamurenganya, nshimira Imana ko afite umwanya wo kuntekerezaho. Hari igihe azantekerezaho neza, hanyuma natanantekerezaho neza nta kibazo ngaruka kuri rya jambo navuze ubushize, ntabwo Imana izatubaza ibyo twakorewe, Imana izatubaza ibyo twakoze. Genda cungana n'ibyanjye nkora, ibyo abandi bakora ntabwo mbyitaye. Gusa niba bakora ibyiza tuzafatanya kubyishimira, ariko niba bakora ibibi nabateye umugongo, bose mfite umwanya wo kwifatanya n'abanyakiri. ubwo ngenda komeza gutinda kuri minisiteri kuko niyo makuru ari hanze, nicyo kintu kiri kuvugwa hanze byatumye nza kumushaka. Ukabona bamwe ati wamenye ko Eric yafunguye itorero, wamenye ko Eric noneho bimwe yihishagamo yabishize ku mugaragaro. Ubwo rero byatumye tugushaka, ubwo wihangana mu bazo utuntu twinshi ku bya minisiteri. Waje naha wicishije bugufi, uza rwose umeze nk'intama ije kwiga nta kintu ifite, ariko umuntu twabwira kandi turi gukora ikiganiro ari sare iyo minisiteri ikoreramo, ngo twicaye mu rusengero rwawe atayibaza ati n'umugabo ushoboza kuvana. Urakoze cyane. Igihe cyo gufungura ibyo bindi batekereza nikigera, Imana niba yabishatse tuzakibamenyesha, ariko ubu ntabwo ari cyo gihe. So rero abantu bikwiha ibintu nyirabyo atarabahereza, kuko viziyo ndimo, viziyo mfite ni ugomba kuyisharinga abantu. Mu gihe ntarayisharinga abantu ngo mbabwire uko ibintu bimeze, babe baretse kubyina mbere y'umuziki, kuko ubu ni icyumba cy'amasengesho kandi kidashingiye ku idini runaka. Ni icyumba cy'amasengesho, ntabwo ari idini. Ariko si uko ari iki ni icyumba. None kameramani aza kudufasha twereke hose iki si icyumba. No. Wenda ni sare y'amasengesho. Bivana n'ibyo. First of all, mbere na mbere bivana n'icyo umuntu yita icyumba cy'amasengesho. Icyumba cy'amasengesho ni umusambi n'ingoma y'igihugu. Ibyo ni ibintu byo 1995, 98 muri 2000, ariko ubu byarahindutse. Duhereye ku ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, ngo bari mu cyumba cyo hejuru. Icyumba cyakiraga abantu 100. Urumva cyari icyumba uraramo. Kenshi iyo tuvuga rero ngo abantu bavuga ngo ni icyumba cy'amasengesho, abantu batekereza ko yaba ari nk'ikiraro cy'inka, abantu batekereza ko yaba ari nk'ahantu hahurira abantu 20. Kuki se wumva ko warara ahantu heza, kumva ko wakwicara ahantu heza wawe muri salo, ukumva ko ahantu ho kwambariza Imana wayambariza ku ishyiga. Iyo ni imyumvire abantu bakwiriye guhindura. Icya kabiri, iyo tuvuga ibyumba by'amasengesho, yaba mu Rwanda twayoboye ibyumba by'amasengesho ahantu hatandukanye. Nayoboye icyumba cy'amasengesho mu mujyi wa Kigali, nayoboye icyumba cy'amasengesho i Nyamata, nayoboye icyumba cy'amasengesho muri Rwamagana, nayoboye icyumba cy'amasengesho muri Ruhengeri, nayoboye icyumba cy'amasengesho muri Gisenyi. Abantu rero nibareke gutekereza ko icyumba cy'amasengesho yaba ari nk'ikiraro cy'inka, ahubwo aha ni hatoya. Ukurikije viziyo Imana iduhaye y'icyo cyumba cy'amasengesho, aha ni hatoya ahubwo. Aha ni hatoya. Urabona hano hantu hakwakira nk'abantu bangahe? 500. Nese urumva atari hatoya. Twayoboye ibyumba by'amasengesho birimo abantu 1000, birimo abantu 2000, birimo abantu 3000, birimo abantu 4000, none hano ni 500. Ni hatoya ahubwo, kuko Bibiliya iravuga ngo ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bakeya. Impamvu abantu batinda kuri ibyo nuko batekereza bati natangiza umurimo n'abanyarwanda bake twari dufite baragenda. Reka da, igihugu turimo ni igihugu cya Mozambique, kirimo abanyagihugu benshi batazi by'agakiza. Sinzi niba nabyita amahirwe, ariko nkunze gutumirwa kwigisha ku biriyo, ahantu habaye bagize ibyago cyangwa se ahantu bagize amapati y'amaniversari, akaba ari mu banyagihugu. Urabyumva? Akaba ari mu banyagihugu. So rero usanga bakeneye ijambo ry'Imana,
ahubwo Imana yiba yari idufashije n'aba banyarwanda bari hano bose bari hano muri iki gihugu tugashyira hamwe tukigisha aba banyagihugu ubutumwa bwiza, kuko abanyarwanda b'ubutumwa bwiza barabuzi nuko babwirengagiza. Ahubwo icyo nasaba abandi bapasitori bakozi b'Imana abankuriye bayoboye amadini n'amatorero muri iki gihugu, tuvuga ururimi rumwe. Twari dukwiye gushyira hamwe, ufite icyapfa na mugenzi we bakagikemura tugashyira hamwe, cyane ko intego ntekereza ko yaba ari imwe yo gukorera Kristo. Tugashyira hamwe kugira ngo turebe ko twakora ivugabutumwa rifatika muri iki gihugu. Aba banyagihugu bari hano tukabigisha duhereye ku bakozi bacu dukoresha, tukabigisha iby'agakiza. Hari ijambo naraye ryanditse kuri status yanjye. Ikibazo kibaho nuko twibeshya ku gakiza, twibeshya ko gakiza ari ibyo twakoze mu myaka yashize, cyangwa ari ibyo twakoresheje, cyangwa ari ubuzima twabayeho mu myaka yashize. Ariko ntabwo ari byo. Agakiza ni ubuzima ubayeho none. Ubuzima ngewe mbayeho none nibwo bwerekana agakiza mfite. Rero ntekereza ko ahubwo abakozi b'Imana nibanshyigikire, dushyigikirane, dushyigikirane twubaka ubwami bw'Imana. Yewe rero urankunda sinoga, kubera ko abo bantu gusaba ko bagushyigikira no wateye ubwoba. Nabateye ubwoba gute se? Kese nshaka gufungura itorero, nshaka gufungura icyumba cy'amasengesho, ariko reba iki cyumba ukuntu kimeze. No munsi uzafungura itorero, urumva abantu nta bwoba kuko badafite rezo yo kugira ubwoba. Ntabwo ntekereza ko bakabaye bagira ubwoba niba koko bakorera Imana. Nimba koko bakorera Imana, sintekereza ko bakabaye bagira ubwoba. Ahubwo bakabaye bavuze bati uyu mwana muto Imana ihagurukije muri iki gihe, bigaragara ko ari Joshua Imana ihagurukije. Reka tumufate amaboko tumushyigikire, tumuzamure nawe azamuke akora umurimo w'Imana. Ariko nimba hari umukozi w'Imana unkurikiye akumva yuko hariho ibikorwa by'Imana ndi gutangira akagira ubwoba, akaba atanansapotinga, uwo ntabwo ari umukozi w'Imana, ni umukozi w'ikindi kintu. Kuko abakozi b'Imana baruzuzanya, bashyira hamwe, basenyera umugozi umwe. Niba Imana dukorera ari imwe, cyane ko nanjye nta mukozi w'Imana urantumira kujya kumushyigikira ngo nigishe ngo nange kujyayo. Kuki se njyewe njyayo? Njyewe njyayo, ntubizi se? Ngenda bashyigikira, njyewe njyayo, njya kwigisha ijambo ry'Imana. N'undi wese wantumira najyayo, no mu musigiti bantumira najyayo, nkambara irya ngofero n'irya kanzu nkajyayo, ezirunga zibanyemerera kuvuga Yesu Kristo. Rero nimba hariho uwitwa ko ari umukozi w'Imana, cyangwa se akaba azi ko ari umukozi w'Imana, ariko akaba yumva atanshyigikira ndimo mpagurukira gukora ibikorwa by'Imana, ntekereza ko uwo nawe yarakwiye kuba mu bantu bakwiye kwakira agakiza. Titiri yari yose yaba afite akwiye kuba yakira agakiza. Akwiye kuba yakwakira agakiza. Nibyo twe gusaba abantu badukurikiye ko tukiganira na Eric hano. Twaba turi mu cyumba cy'amasengesho hano nk'abantu mwe byandege byakurenze gute? Nabone cyumba cy'amasengesho mu kanya ahubwo tugiye kuba duhimbaza, tugiye kuba duhimbaza mu kanya. Dore urabona ko ibikoresho bihari, bestari ngoma, bestari buri kimwe cyose, duhimbaza Imana. Bose abantu badukurikiye ko mahabereye bari kwinjiza ibyuma, imizindaro, bajya ni concert. Nanjye ndi gukuza ibyuma, ndi kubona na sare, ngabuza n'icyumba bikanyura. Biterwa n'ibyumba umenyereye. Uri matera abantu ngoba. Biterwa n'ibyumba babayeho. Ariko iki ni icyumba cy'amasengesho, mbigarukeho, ntabwo ari itorero. Isare y'amasengesho. Erega iki ni icyumba, none se icyumba ni iki? Gifite n'ibyumba, gusa ni icyumba gifite ibyumba. Iki ni icyumba, none se hari ibyumba, hari bikuta ubonamo ngo uvuge ngo harimo ibyumba bingahe? Ahantu twicaye harimo ibyumba bingahe? Ni kimwe. Nese umva atari icyumba? Ni icyumba kinini cy'amasengesho. Ni icyumba. Hanyuma ministeri yawe rero ifitemo activities zimeze gute? Muzamwibanda kuki cyane cyane? Urakoze cyane. Icyambere nkuko nabivuze, abantu bagiye kubibonera mu bikorwa ko tugiye gukora, duhagurutse kugira ngo dukore. Nge nta kindi kintu mfite ukora uretse gukorera Imana. Ningwa nzagwa muri ibyo, ndavuga kugwa ko gupfa, se mvuga kugwa ko kuva mu Mana. Nimpfa nzapfa mfire muri ibyo. Hari n'igihe umugore wanjye niwe yigeze kumbwira ati mba mbona umunsi umwe
wowe Imana izagutwara igukuye mu rusengero. Yes, which is good. Ninapfa nishaka nzapfire mu rusengero ntacyo bitwaye. So ariko ibyuya byanjye, amaraso yanjye, imbaraga zanjye, ubwenge bwanjye, ubumenyi bwanjye ngiye kubukoresha mu ijambo ry'Imana, ngiye kubukoresha mu nyungu z'Imana. Kandi nta muntu n'umwe ukeneye guhura n'Imana binyuze muri ngewe uzambura, kuko ndahari. Ngo umuntu wese ukeneye kuganirizwa, ukeneye gusengerwa, ukeneye gukorerwa counseling, ndahari ku bwawe isaha iyo ari yo yose. Ndahari ku muntu wese ukeneye kugarukira Imana. Abantu bateye Imana umugongo, abantu baraguye, abantu bagiye mu byaha, barivuyanga, barigaragura. So rero ngenda hari ku bwawe. Ntabwo uzampamagara ngo mbure ngo kuko nicaye mu iduka. Oya, ndahari. Igihe cyose uzankenerera uzambona. Ukeneye kwihana uzambona. Ukeneye gusengerwa uzambona. Ukeneye kwigisha ijambo ry'Imana uzambona. Ukeneye gusengerwa kugira ngo karande gucikeho, ugire ibintu wakira Satani yagiye gukura mu maboko, turahari ku bwawe. Bana ahubwo nibaze bakire kubaho kw'Imana. Tunabwirwa n'iki gafite karande. Urakoze cyane. Umuntu abwirwa n'iki ko afite karande. Icyambere, iyo umuntu agerageza ikintu abona ariyo mahitamo y'ubuzima bwe, kikanga rimwe, ukakigerageza kabiri kikanga, ukakigerageza gatatu kikanga. Kuko gukora ikintu rimwe umuntu agatsindwa bibaho, ndetse nta n'umuntu wabisekera undi kereka uwo twakwita wenda ko afite ikibazo cy'ubujiji bwinshi muri we. Ariko ubundi Pastor Mutesi navuze ngo abahanga bo barabizi ko gutsindwa umuntu akongera akagerageza bibaho. Rero karande y'ubujiji baho. Injiji zibaho. Uya karande y'ubujiji, nta karande y'ubujiji baho. Reka bafite karande y'ubujiji. No, ntabwo twavuga ko ari karande y'ubujiji. Kuko buriya kujijwa, umuntu wese yajijwa, byaterwa n'icyo ajijwemo. Ariko umuntu wese yajijwa. Kuko nk'ubu nkanjye hari ibintu bimwe ndimo injiji, kandi nawe ni urugero. Ubuse bazanye indege wayitwara, so urumva utari injiji muri byo. So kuvuga ngo rero umuntu abinjije mu kintu bivanye n'icyo ari cyo. None se ubu we nturinjije mu bicanyi? Nyine mfite karande y'ubujiji. Iyo ntabwo ari karande. Urajya gusobanura no karande. Karande rero ni bya bintu bigukurikira bivuye mu bisekuru n'ibisekuruza by'iwanyu. Abiwanyu bose barwaye amadiyabete kuva kuri sekuruza y'iwanyu gukomeza kuri sekuru kugera kuri nawe. Diyabete irakwataka uti iyi ni indwara y'iwacu, ugatangira kwigira ubuzima, ugatangira kwiga uburyo bwo kubana nayo, kuko uzi neza ko ari nayo yahitanye ababandirije. Icyo ni ikintu Imana ica, uwo mugozi wa karande Imana irawuca. Hari abantu barwara ama high blood pressure, ama hypertension, ibyo ni ibintu Imana ica. Hari abantu bagira ibibazo runaka by'amasinezite, gufungana mu mazuru, butari ko mwana nsengero na grama nawe arabirwara. Iyo ni karande, kuko ibyishe abiwanyu cyangwa ibyabiwanyu barwaraga ntabwo bisobanuye ko nawe ari byo ugomba kurwara. Ugomba kwitandukanya n'ikintu cyose kiri negatifu mu buzima bwawe, kuko nta kindi cyazanye Yesu mu isi, yazanwe no kubohora no gukiza icyari cyazanye. Imana kumugisha. Ubwo rero ministeri yawe yatangiye cyangwa biracyari mu mishinga? Urakoze cyane. Nkuko nabibabwiye, iki ni icyumba cy'amasengesho. Ni ministeri icyumba cy'amasengesho, ariko itaratangira official, ntabwo iraronshingwa official. Kuko mu gihe cyo kugira officially kugironshinga hari ibintu abantu bazaba babona. Ikindi ntekereza ko abantu bose aho umuntu azaba ari hose ku isi azabimenya, kuko isi yabaye ntoya. Aho umuntu yaba ari hose ku isi amakuru asigaye amugeraho. Rero ahubwo ni igihe twe turimo twiyegeranya dusenga Imana, kandi turi kubona Imana ibohora abantu, turi kubona Imana ikora ibitangaza, turi kubona abantu bihana, abantu bagarukira Imana, turi kubona abantu bava mu byaha, turi kubona abantu hirya no hino
mu duce dutandukanye two muri uyu mujyi abantu babohoka. Abantu babohoka. Ejo bundi nahamagawe n'abantu ba Napura barambwira bati please icyo cyumba natwe turagikeneye shaka ukuntu kizane na urumva kugeza isaha ntabwo nabyemera ngo bizakorwa, ariko uko Imana izagenda ifungura imiryango naho tuzahagera, kuko Bibiliya iduha ubwo burenganzira ngo aho muzagera hose hazaba hanyu kandi kubw'izina ry'Uwiteka hazaba hera. Bonereho kubwira abantu bibwira yuko bashobora kugira ibintu babroka cyangwa batangira, icyo gihe uburwana n'Imana ntabwo ari Eric mu Rwanda, kuko ibi ngewe nkora Eric ntabwo ndi umuntu utarize, narize si ibintu byinshi nakora. So kuba ndi muri ibi ntabwo ari uko ari byo bintu nahisemo nakunze nabonyemo ubushobozi, oya, cyane ko nabaza barabizi neza yuko ntabwo ahubwo mbirimo kuko Imana yantoranije kandi amavuta yo kwikorera icyo kintu. So urwana rero cyangwa ubirwanya sinjya barwanya kuko ngende mutoya, ngewe umuntu yandwanya isaha imwe akanshobora, ubirwanya barwana n'Imana, nge rero mvamo bagasigara bahangana. Nge rero nta kibazo mfite. Hanyuma ubwo musenga ryari mwakifuza kuza kubajonera mu masengesho nibe ryari nisangahe ni hehe? Murakoze cyane kubera ko dufite ministeri nyinshi hano muri Mozambique, muri Maputo ikora kuwa kabiri. Icyumba cy'amasengesho gikora kuwa kabiri hano muri Mozambique kuwa kabiri. Donc kuva saa 11 abinginzi baba barimo basenga Imana, bafite aho bahurira bagasenga Imana, bakaza kwinjiramo hano igihe cy'amateraniro kigiye kugera, cyangwa se bakaza kubikorera hano. Ibyo byose birashoboka. Hanyuma amateraniro nyirizina kugeza kuri iyi saha atangira isaa 9 z'umugoroba zuzuye kugeza isaha ya saa 3. Hano Coca-Cola niho amateraniro yacu abera, cyangwa se niho icyo cyumba kibera. Tuboneyeho kurarika buri muntu wese ukeneye gusabana n'Imana binyuze mu ijambo ryayo no mu gusenga. Abantu nibaze basenga Imana. Hanyuma kagira indi ministeri nyoboye y'abantu bari mu yindi migabane, abantu bari muri Amerika, bari Australia, bari Canada, bari muri Europe. Donc abo nabo tugira umunsi wabo dusenga n'Imana dukoresheje ikoranabuhanga. So ubwo abo rero nabo dufite umunsi wabo by'umwihariko, bivuze ngo ni iminsi ibiri mu cyumweru for now turi gukoresha. Hari icyifuzo cy'abantu benshi bifuza ko iki gikorwa cyazanashyirwa ku cyumweru. Komite kuko iyi ministeri ifite komite izabyigaho irebe, ifite ubuyobozi, ntabwo ari Eric gusa, ifite ubuyobozi bundi bakorana, izabyigaho irebe igikwiriye, cyane ko hari n'ibindi bintu tugitegura kugira ngo ibintu bibe byiza kurushaho. Kandi noneho nabo bandi tuyobora muri iyo ministeri y'abantu bari hanze y'iki gihugu nabo babashe kujya badukurikira, especially n'abari muri Afrika, nabo babashe kujya badukurikira byoroshye kugira ngo nabo tubane mu mwanya umwe w'ijambo ry'Imana. Ubwo biri kumvikana tugana no ku musozo. Hanyuma ministeri yafitanye umubano kinandi matorero sasa wasanze ni gushuti umubano kimufitanye hagati cyangwa muzagirana umubano n'andi matorero n'andi madini y'ina? Murakoze cyane. Ntekereza ko nkuko nabivuze, kubera ko ministeri itaraba official, nta nubwo turatangaza official umubano dufitanye n'andi matorero. Icyakora welcoming cyangwa twakira umuntu wese uzashaka ko tubana, umuntu wese uzashaka ko dukorana. Twebwe turi open, imitima yacu iri open, twiteguye gukorana n'umuntu wese ushaka ko dukorana. Ariko nanone utabishaka ntabwo dufite umwanya wo kumwinginga, oya, ko dufite umwanya ku bantu badakijijwe kubabwira ijambo ry'Imana. Hanyuma abasanzwe bavuga ijambo ry'Imana bo ntidufite umwanya wo kubinginga. Icyakora umuntu wese uzashaka ko dukorana mu nyungu z'Imana, uwo ngo tuzakorana. Abashyitsi turabakira cyane 100%. Mu minsi iri imbere tuzatangaza buryo ki, kuko tugiye kujya twakira abashyitsi bavuye hirya no hino. So mu minsi iri imbere rero tuzatangaza buryo ki yaba abashyitsi baza bavuye hanze bakaza bakarara hano, ko nabyo turimo turabitegura, turimo turategura buryo ki mu minsi iri imbere
tuzajya twakira aba bashyitsi yaba baduhuje uruhu cyangwa ururimi n'abo tudahuje uruhu cyangwa ururimi. Turimo turitegura mu minsi mike kuzajya tubakira. So rero n'abandi bose yaba ari n'abari hano mu minsi imbere tuzabatangariza uburyo bashobora kutubona by'umwihariko ku muntu ushaka kutubona bitari mu materaniro. So tuzabibatangariza mu minsi iri imbere. Abari titira afite mu by'ubuzima busanzwe, ariko naza akakubwira umuntu nabi mu buryo bubi bumukwangisha, tumenya ko uwo muntu ari umukozi wa Satani, uzanaveho ubimukuriza. Aba ari kuvuga ukuri. Dore icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo nugira ikibazo kuri mugenzi wawe, ngize uti abaye ari kuvuga ukuri. Ibyo nabyo ni byiza. Aramutse ari kuvuga nabi, ariko avuga ibibi ukuri, akavuga ibiri byo by'ukuri. Dore icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo nugira icyo upfa na mugenzi wawe cyangwa ukagira ikosa ubona kuri mugenzi wawe, ikintu kitari cyiza, nimba koko uwo muntu asenya, ngo uzamwegere umuhugure. Niyanga kukumva umuteze mwene so wundi, mumugire inama. Niyanga kubumva mubone kubitangaza hano. Hanyuma rero njyewe nta muntu urangiraho ngo ambwire Terike nje kuguhugura kuri ibi n'ibi n'ibi. Byumvikana ko ibyavugwa byose hanze si ukuri, kuko ntawe urangiraho dushingiye ku ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu atabanje kunyura muri iyo nzira nta kuri kuba kubiri, kuko ukuri kuvana n'amaprincipe, hari amahame agomba kuzana ukuri. Gusa nemera ko ikinyoma kirukanka kuri tukuri, ukuri gutinda gushaka ibimenyetso. Bibiliya iravuga ngo abantu bazamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batora. Impamvu biza mu nzagiye nuko ikinyoma kigomba kubanza kikazenguruka, ariko hari umunsi ukuri kuzamenyekana. Babandi batanze ikinyoma bakaba badafite n'uburyo bwo kugera aho ukuri kwicaye.